Igitondo cyiza kuri mwese nshuti mukurikiye amateraniro ya Eglise Vivante de Jésus-Christ. Imana ibaha umugisha, yaba uri kuri Himbaza TV cyangwa se kuri Eglise Vivante TV. Imana iguha umugisha wakoze kubana natwe. Izi YouTube channel zose tuvuze nizo Imana yaduhaye kugira ngo tunyuzeho ubutumwa bwiza mugezweho n'itorero Eglise Vivante de Jésus-Christ. Nongere mbibutse ko turi kwirebero hahandi Imana yaduhaye nyuma yo kuva ku Kimihurura ahari mu gishanga. Imana itugirira ubuntu iduhereza ahantu heza. Ndabashimira cyane uko natangiye mbivuga kandi ndacyabivuga uburyo mwafatanije natwe. Kufatanya natwe reka ne kwita umutwara ahubwo urukiramende, gusimbuka urukiramende rutari tworoheye. Mu by'ukuri urusengero rwasenyutse mu kwa gatatu nirwo twavuye mu gishanga, ubu turi mu kwa 10 none dore inzu y'Imana ahigeze. Ntibyari gushoboka ngewe nawe tudafatanije kugira ngo iyi nzu y'Imana ibigeze ahigeze. Warakoze kubw'itafari ryawe, warakoze kubw'inkunga yawe, warakoze kudusengera, warakoze kutubabara, warakoze rwose icyo wakoze cyose Imana yagushoboje kugira ngo tube tugeze ahangaha. Burya kanga gusa mu jisho ariko ni kanga mu kanwa. Inkunga yawe yose yagize umumaro, icyo waduha cyose cyatugirira umumaro. Muvandimwe ndagushimiye cyane, nkunda gushimira abataraba membre cyangwa se abakristo ba Eglise Vivante mwaduteye inkunga cyane, abari muri Amerika, Canada, Ubufaransa, Belgique, hirya no hino ku isi. Inkunga yanyu ni y'umumaro, Imana ibaha umugisha. Nkuko nkunda kubivuga, abari muri Malawi, abari Burundi, abari hirya no hino, nkuko ibihugu byanyu murimo bitandukanye, ntimugire ngo twarabyibagiwe. Tuhora dushimira Imana, tubashimira ko mwaduteye inkunga. Mwarakoze, Yesu abaha umugisha. Gusa turacyabasaba ngo nubu ni mudufashe dusoze inzu y'Imana. Ubu none ntabwo twakitafari twararangije, ahubwo turi kwaka irangi. Dufashe tubone irangi, tubone ikaro, tubone itara kugira ngo dutahe inzu y'Imana. Mu by'ukuri dusigaje gusimbuka hagufi, dusigaje gusoza. Udufashije nk'uko wabikoze n'ukuri turagushimira. Icyo washobora nanone uzagikore kugira ngo dusoze, nibura uyu mwaka uzajye kurangira natwe turi mu nzu y'Imana, tudahagaze mu muyaga, tudahagaze hanze nk'uko, ahubwo turi mu rusengero rw'Imana. Nkunda kubivuga, ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Niho dutambira Uwiteka ibitambo, niho duhurira tukagaburirana impano. Ibi ngibi tubaha binyuze mu ijambo ry'Imana bikabona uko babageraho mu buryo bwiza. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge hanyuma dukomeze ijambo ry'Imana twatangiye. Twarimo tuganira avuga ngo ni iki gituma Imana yemera ko tugeragezwa cyangwa se tubabazwa. Ese bigirira Imana iyihe nyungu? Uyu munsi rero turareba ibintu bigira kuri 5, hanyuma dusoreze ku cyaga byose hamwe bigatanga umusaruro w'ikintu cyitwa icya gatandatu. Imana ibona inyungu 5, ariko izo nyungu 5 cyangwa se twebwe twunguka ibintu 5 bivuye mu kubabazwa. Hanyuma ibyo byose bikabumbirwa mu kintu kimwe, aricyo cya gatandatu tuza kuvuga. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, wicaye hejuru y'amajuru, Imana se umwami wacu Yesu, inkomoko y'ibyaremwe byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana dukomokaho, Imana yatwiremeye, Imana isumba izindi mana zose. Tuguhaye icyubahiro, wowe mugenga, wowe muremyi, wowe dukesha buri kimwe cyose. Turi imirimo y'intoki zawe, turabawe, nta nubwo utinya kutwita abana bawe. Ndagushimiye ko wabonye ko turabo kwizerwa, ukaduhamagarira umurimo w'icyubahiro kuruta indi yose, umurimo wo kumenyekanisha uko uteye, ijambo ryawe, imigambi yawe, kamere yawe. Mwami, cyane umugambi uhebuje wo gukiza no gucungura abantu kugira ngo muzabane mu buzima bw'iteka. Warakoze kuduha iyo privilege, warakoze kuduhereza icyo cyubahiro cyo kutugira abasaruzi ndetse n'abakozi mu nzu yawe. Uhabwe icyubahiro Mana. Ndagushimiye. None uyu mwanya tugiye gutanga ijambo ryawe. Ngwino unyure muri twe, ngwino dukoreshe, ngwino turi munsi y'igicucu cy'umwuka wera kugira ngo adukoreshe. Ndabizera duhamagaye, yadugabira impano ze, none twiringiye gukoreshwa nawe n'amavuta ye kugira ngo abera bose abitiriwe izina ryawe, abana bawe bazahura n'iri jambo ntibazasigare nk'uko bari, ahubwo bahindurwe naryo. Mana, umwigisha agabane n'umwigishwa. Unyemerere twe gusigarana aya magambo, ahubwo umwuka uri inyuma y'ijambo aza riherekeze, arihinduza ubuzima bwacu, arihinduza imibereho yacu, turusheho kuguka gusa n'Imana.
icyubahiro cyose kibi cyawe mu mibereho yacu Mana, muri iki gihe cyacu Mana, muri uku kubaho kwacu tukwerereze, tuguhimbaze, tugushyire hejuru, abwe icyubahiro kuko uri Imana none n'iteka ryose, natwe twunguke gusa nawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane. Twatangiye ijambo ry'Imana rivuga ngo ese Imana yunguka iki? Ni iki gitera Imana? Imana yunguka iki, kura iki mu kwemera ko abantu bayo bababara? Mu by'ukuri nkuko nabivuze, ibigeragezo abo tutatangiranye ku nyigisho ya mbere twarimo twiga ku ijambo rivuga ngo ibigeragezo, kubera iki Imana yemera ko tugeragezwa, kubera iki Imana yemera ko abantu bayo bababara, kubera iki Imana yemera ko uretse n'abantu gusa n'abitiriwe izina ryayo, abo yacunguje amaraso, abana bayo bababara. Ibigeragezo n'umubabaro, mbega Imana ibikoresha iki mu buzima bwacu? Ese biyungura iki mu mibereho yacu hamwe nayo kuba twebwe tugeragezwa? Ese ntabwo ifite imbaraga koko zo kudukingira ibitubabaza? Ese Imana ntifite imbaraga zo kuturokora mu makuba n'ibitubabaza? Imana yaba yunguka iki? Ibyo nibyo tuba tuganira rero, ngo turebe iki Imana yunguka, impamvu Imana yemera ko tugeragezwa, n'umumaro, outcome cyangwa se result cyangwa rendement iva mu bigeragezo. Ibyo nibyo tuba tuganira kugira ngo dusobanukirwe impamvu yo kugeragezwa. Twavuze impamvu ebyiri. Uyu munsi rero turareba imimaro 5. Impamvu ya mbere Imana yemera ko tugeragezwa nuko iyi si turimo izi neza ko turi abagenzi tujya mu ijuru, igizwe n'umwanzi, irimo umwanzi Satani utadukunda, utatwitayeho. We ntabwo atugerageza, oya, ahubwo wazana ibigusha. Biratandukanye rero. Imana yemera kutunyuza mu bigeragezo byo bifite gusa inyungu yo kudutunganya. Ya mimaro tugiye kuganira inadutegurira kugira ngo ubwo Satani wazabazanye ibigusha tutazatembanwa. Imana yacu ishimwe. Cya kabiri, iyo niyo mpamvu nyamukuru. Reka nkubwire ngo uniho utekereza impamvu Imana yemera ko tugeragezwa, ujye wibuka ko isi Satani we atatugerageza gusa, ahubwo wazana ibigusha ngo dukunde tugwe tuve mu nzira y'Imana. Rero Imana yemera ko tugira gute tugeragezwa. Twarabiganiriye, niba aribwo gifungura iyi nyigisho ni ya kabiri ivuga ku bigeragezo. Ubu rero tugiye kureba imimaro 5 cyangwa se inyungu 5 dukura mu kugeragezwa. Harimo inyungu Imana yemera ko duhura nazo mu kugeragezwa. Rero inshuti yanjye, twongeye twibuke, Imana ntituzanira ibigusha, oya. Bibiliya tubwira ngo Imana ntigitwoshya, niko Yakobo yavuze igice cya mbere umurongo wa 13, ngo bavandimwe nimuramuka mukoze ibyaha ntimukavuga ngo ni Imana inyoheje, kuko Imana ntiyoshwa n'ibyaha, nta nubwo igira ibyohesha. Niyo mpamvu Yesu yavuga ngo ntututererane mu bitwoshya. Ndabizi Imana ntabwo ari izana ibitwoshya, oya, ahubwo no mu gusenga kwacu tuba tubibwira ngo ntidutererane muri ayo moshya. Amoshya, ibigusha, ya bindi byose bituvana mu nzira, Imana ntishobora kubitwoherereza, ntibishoboka, ntibibaho. Ahubwo yo ijya yemera ko tugeragezwa. Ibigeragezo nk'uko navuze bigira inyungu, bigira umumaro wo gutuma umuntu akomeza imikaya, cyangwa se ari nk'umusirikare watojwe kugira ngo azabone aho arwana n'umwanzi. Rero kuko Imana izi ko Satani we ari isoko y'ibigusha, ari isoko ya moshya, yemera kuzana ibisa nkabyo bidafite intego imwe, oya, bidafite intego imwe, kuko Satani ni ukukurimbura, ni ukukuvana mu nzira, ni ukuvana mu byizerwa. Ariko Imana yo ni ukugukomeza, ni ukugutunganya ngo ube umuntu ushyitse ushobora guhangana n'umwanzi. Wibuke uko biri tubwira ngo twambare intwaro zose z'Imana, iz'iburyo n'iz'ibumoso, intwaro zo kwambara n'izo gutwara, ngo kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Pawulo aravuga ngo mujye mwibuka yuko mwebweho mudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo mukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Kubw'ibyo muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi. Iyo tuvuze umunsi mubi ni igihe, ni periode gusa ngufi. Imana yacu ishimwe cyane. Ni periode ngufi. Uzarebe nta bantu bahora mu ntambara, oya, n'abarwana bagira igihe bakaruhuka. N'abanyarwanda baciye umugani ngo ijoro ribambuza abami n'abandi. Ntabwo intambara ihoraho, ariko icyo gihe gito, icyo gihe kigufi ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana rero yemera kudutunganya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo erega ndabizi mukiri mu isi. Iyo mukiri mu isi, ndabizi neza mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi.
Yobu yaravuze ni mu bice 7 aravuga ngo umuntu wese yari mu isi, umuntu wese yavutse abafashe igihe mu ntambara. Nshuti yanjye, ubuzima Imana ibuvuga nk'intambara, ibuvuga nkaho iyo turi mu isi tuba dutangiye igihe cy'intambara. Mbega iyo ntambara ni iyihe? Hari intambara y'ubuzima nk'uko abandi bose babugira, gushakisha imibereho, gushakisha amashuri, bya bindi byose. Ariko uretse ibyo, kubizeraho bongeraho indi ntambara yitwa intambara yo kwizera, yitwa intambara yo gukiranuka, cyangwa se abandi bayita intambara y'umwuka, kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe, Satani atagutembanye muri iyo ntambara. Birakeneye yuko Imana ikunyuza mu bigeragezo. Imwe mu ikosi y'Imana, reka nkubwire, ijambo, gusenga, guterana, gutanga, discipline, ibyo byose biradufasha gukura mu mwuka. Ariko byo ntabwo mbyita ikosi, ahubwo ibigeragezo mbyita ikosi. Ibigeragezo mbyita ahantu Imana itujyana ngo idurusheho kudutunganya, noneho bitari bya bindi bya gisivile, ahubwo nk'abasirikare beza mu buryo bw'umwuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Humura rero, Imana ni kwanga. Imana ni kwanga. Njyamuna n'ababyeyi bafata abana babo basanzwe baba muri Amerika, abandi baba mu Burayi, yewe abana rwose barakuriye muri Aisance, ariko bagahitamo kubazana mu Rwanda ngo banyure mu ngando. Kubera iki? Nuko burya suko banga abana babo, si nuko batazi ko mu ngando babyuka kare mu gitondo, yewe bashobora no gukwitwa n'udukoni dukeyi, suko barabizi neza. Ariko se n'ikituma babikora? Nuko isi yo, nubwo wifuriza umwana wawe ibyiza, ariko isi yo ntizamworohera. Isi yo nizamuha imyitozo, isi yimuha intambara. Niyo mpamvu wafasha umwana wawe kumutoreza kwitegura intambara. Imana yacu ishimwe. N'Imana yacu rero nuko humura. Twagendeye ku ijambo ryanditse muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 10. Yesaya 48 umurongo wa 10. Munyemerere turisome. Buri gihe iyo tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, ikirere kirahinduka, akavura kagasa n'akaguye, bigatuma tutabumbura Bibiliya kugira ngo impapuro zitaza kwangirika, ariko ndabona gasa n'akacogoye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Narimvuze Yesaya 48 umurongo wa 10, ariko ndagira ngo mpere ku murongo wa 9. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Ni Imana yabwiraga Isiraheli, dore ndagutunganije ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nk'uko twabivuze, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Ni ku mutwe w'amagambo uvuga Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Aya magambo dusomye, Abisiraheli kuri iki Imana yabifuriza, bari baraguye, bari barasubiye inyuma, bari barateshutse. Hanyuma Imana igeraho ibabazwa n'ibyo bakoze, ibabazwa n'uburyo bagiye basubira inyuma bateshuka. Bigeze ku murongo wa 9 iravuga ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kukurakarira, ndagirira izina ryanjye ne kugukuraho, ariko sinkureka gutyo gusa, oya, ahubwo nimara kukubabarira nindeka kugukuraho, dore icyo niyemeje nuko njye Uwiteka ndi bugutunganye, kandi nzi icyo nzagutunganisha, nzakunyuza mu ruganda rwo kubabazwa. Umva rero, uyu murimo nta nubwo uzakorwa n'undi, ni njye Uwiteka uzawikorera. Haleluya. Ni njye Uwiteka nzakwibabariza kugira ngo icyubahiro cyanjye kitazongera kigahabwa undi. Nzakwibabariza, nzakunyuza mu ruganda rwo kubabazwa, ariko ngamije ikintu kimwe, kugira ngo ngutunganye. Imana yanjye yacu ishimwe cyane. Bavandimwe, ngumviriza icyo Imana izabivuga. Noneho icyubahiro ntabwo kizahabwa undi. Yesaya 43 umurongo wa 7 aravuga ngo nimunzanire umuntu wanjye naremwe, uwo niremeye, kugira ngo ameshe icyubahiro. Nimunzanire umuntu wanjye naremye, uwo njye Uwiteka naremye niremeye, kugira ngo ameshe icyubahiro. Rero muvandimwe, niba intego yo kuremwa kwa wari uguhesha Imana icyubahiro, kandi ibyo ukora n'ibyo unyuramo n'ubuzima bwawe butayihesheje icyubahiro, yaravuze ngo iyo ntego sinzabura kuyigeraho. Ubwo yaguhamagaye ikaguhereza umwana wayo w'ikinege, Yesu agapfa ku bwawe, ntabwo Imana izemera ko icyubahiro cyayo gihabwa undi. Hehe mu mibereho yawe, icyubahiro cy'Imana ntikizahabwa undi mu mitekerereze yawe, mu rugo rwawe, ahuri. Niba yaragucunguye, izemera ikunyuze mu ruganda rwo kubabazwa, ariko icyubahiro cyayo maze kigarukireyo. Iyo Imana yaremye ijuru n'isi, izakoresha iki? Uruganda rwo kubabazwa. Ngo ku bwarwo irabizi neza ngo yuko uzava mutunganye, maze icyubahiro cyayo ntigihabwa undi. Imana yacu ishimwe.
naho twaganiriye nuko twaganiriye utumva ko Imana ikubabaza wemera kugeragezwa rimwe na rimwe ukavuga ngo ahari n'Imana yabishatse ubushake bwayo bugamije ikintu cyiza bugamije iki dore umusaruro cyangwa se dore imimaro itanu cyangwa se dore outcome abumva za ndimi dore rendement dore bizavamo nyuma yo kugeragezwa nyuma yo kwemera gutunganywa dore ikimana ibona cyangwa se yunguka mbanze ngusubiza inyuma gatoya mu by'ukuri ese Imana nivuga ngo izakugerageza izakugerageresha iki Bibiliya hatubwira ngo izakugerageza mu buryo bwose ndagira mbanze mbikubwira ambara mu mutima yuko Imana niyo imenya icyo yakoresha ngo ikugerageze bamwe ikoresha urugo abandi ikoresha akazi abandi ikoresha ubukene abandi ikoresha urupfu abandi ikoresha ikisi ibitugeraho byose uzarebe akeshi bisa n'igerageza humura Imana ntikwanga habe na busa ahubwo ni ukugira ngo igutunganye ni kugira ngo ikuvanemo inkamba zose hanyuma ubu tugiye kureba Bibiliya tukuye mu ijambo ry'Imana nibura inyungu 5 nibura imimaro 5 nibura imisaruro 5 iva mu kugeragezwa dore rero dutangire tuganire unyemerere turebe iyi misaruro icyambere kugeragezwa Bibiliya tubwira ngo bitera kwihangana amen kugeragezwa bitera kwihangana munyemerere ndajya soma ibyanditswe uyu munsi ntaza kubiparafraza gusa oya ahubwo tubisome Yakobo igice cya mbere umurongo wa kabiri Yakobo igice cya mbere umurongo wa kabiri haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato amen kwihangana bizaba isomo ukwaryo kwihangana hari abagerageje kurisobanura baravuga ngo kwihangana ngo ni ugukomera imbere y'ibibazo bigusaba wowe kuba uri umuntu uri responsable muri byo unyumve neza ngo ni ugukomera ugategereza imbere y'ibibazo imbere y'ingorane ariko izo ngorane si ingorane zisanzwe si ibibazo bisanzwe ahubwo izo ngorane zigusaba ko wowe ugomba kuba responsable muri zo ariko udafite icyo uzigoreraho warangiza ugategereza yego kwihangana ni umurimo ugoye reka mbabwire bavandimwe mu mbuto z'umwuka zihenze mu mbuto z'umwuka ziboneka bigoranye ni ukwihangana burya izindi mbuto z'umwuka navuga ngo zisa n'izofasa cyangwa zitera urukundo ni rwiza ukunda abandi kwizera ni byiza ni imbere y'imisozi ariko iyo bavuze kwihangana nshuti zanjye kwihangana ni umurimo ugoye ni umurimo ubonetse ni imbuto iboneka Imana ikoze umurimo muri twebwe kimwe rero mu by'Imana ikoresha kugira ngo kwihangana kuboneke muri twebwe ni ibigeragezo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana kandi kwihangana iyo turetse koko tugategereza ngo gusohoza umurimo wako wose muri twebwe Yakobo arakomeza akavuga ngo ndetse kutugeza mu gutungana rwose Imana yacu ishimwe kwihangana ugategereza Bibiliya yaravuze ngo byemezwa n'umutware niko Salomo yavuze ngo erega kwihangana ugategereza ngo byemeza umutima w'umutware nshuti zanjye nawe Imana ikeneye kugucuramo kwihangana Yesu yaravuze abwira abigishwa be ibice 22 muri Luka arababwira ngo yabwiraga abigishwa be atereka mbabwire ni mwebwe mwagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose mwihanganana nanjye rero mbabikiye ikamba ry'ubugingo muzicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango y'abari mu isi nshuti ya 12 y'Abisiraheli kwihangana ni umurimo ukomeye ni umurimo usaba gutegereza ni umurimo usaba kwiyanga ni umurimo wagira ngo ntugifite icyo ukora kwihangana ni ugutegereza kandi utegereje mutavuganye igihe azazira kwihangana bisaba gushinyiriza ntabwo ari umurimo kuba watakishwa n'ibibazo ntugire ngo uri umunyantege nke ahubwo ikikomeye ni uko utabivamo ugategereza Imana kuko nta kabuza izakureka na Yesu yaravuze ati ni mwebwe mwihangananye nanjye mu byo nageragejwe byose murategereza ntimwasiga hari igihe kini cyabaye abantu basiga Yesu uzasome
muri Yohana ibice 6 ubwo yavugaga ngo niwe mutsima w'ubugingo, ngo nuko abigishwa be baragwa n'ababandi 70 baragwa, hasigara ababandi 12, ngo ageze igihe cyo gupfa, ngo arebye uburyo basize byose, arababwira ngo nimwe mwihanangananye nanjye mu byo nageragejwe byose. Imana ikunda abantu bihangana, kugira ngo imbuto yo kwihangana iboneke. Rero reka nkubwire ngo ntabwo biza gusa kuri plateau y'amatunda y'izahabu, oya, binyura mu kugeragezwa ugategereza, byemeza umutima w'Imana, bikora ku mutima w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Icya kabiri, iyo tuvuze ngo ese nuwuhe musaruro uzakomoka mu kugeragezwa, icya kabiri, bikiza indwara ikomeye iba muri kamere y'umuntu, bikiza bivura indwara ikomeye iba muri kamere y'umuntu. Iyo ndwara yitwa kwiyiringira. Ndabisubiramo, iyi ndwara yitwa kwiyiringira. Icya kabiri, iyi ndwara yo kwiyiringira ifatanye n'indi ndwara yitwa maganya. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome ijambo ry'Imana. Kwiyiringira, ukamenya kwiringira Imana, ukavana amaso kuri wowe ukayahanga Imana. Paulo yandikira Abakorinto, Paulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto rwa kabiri, mu mbabarire, igice cya mbere umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere rwa kabiri, mu mbabarire, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 8, haranditse ngo bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bituma twiheba ko tuzapfa. Umurongo wa 9, twibwira ko ducireho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Paulo aravuga ngo bene data, sinkeneye ko mutamenya makuba yatubereyeho muri Aziya. Ayo makuba yatubayeho kugeza ubwo twemeranya twebwe yuko nta kabuza tuzapfa. Ngo ariko ikinezeza uyu munsi nuko namenye impamvu Imana yemeye ko ibyo bibaho, ngo nukugira ngo twige kutiyiringira, ahubwo twiringira Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Aya magambo ntugire ngo aroroshye, aya magambo arakomeye. Paulo uyu nguyu abagerageza uko bamwita mu yindi mvugo, bamwita muhabwa buntu bwinshi. Numwe mu bantu, mu by'ukuri mu bantu mu ntumwa za Yesu, mu banditse muri Bibiliya, niwe muntu wahishuriwe amenya ubuntu bw'Imana mu musago ubwo wawe, yarabumenye pe, kugeza ubwo yandikiye Abefeso ibice 3, arababwira ngo ese iyo mbandikiye mwebwe nimubona ko Imana yampishuriye ubuntu bwayo, impishurira ubwiru bwayo, mwebwe nimubibona, no mu nzandiko zanjye nimubibona. Paulo uyu nguyu yitwaga muhabwa buntu bwinshi, ariko igihe cyarageze ngo ahura n'amakuba, ahura n'ibigeragezo, ngo ubwe yemeranya n'umutima ngo nta kabuza yuko bazapfa. Nubwo yarabizi ko bagiye mu murimo, aravuga ati noneho ntabwo tuzarokoka, nta kabuza tuzapfa. Ngo ariko ibyo, ngo iyo yabirebye nyuma yo kwiheba no kuzuka, akongera abonye asubiranye ubuzima bayeho, ngo nta kindi yungutse, ngo yamenye yuko ibyo byabereyeho, ngo kugira ngo yige kutiyiringira, ngo ahubwo yiringira Imana ibasha no kuzura abapfuye. Imana yacu ishimwe cyane. Bavandimwe, nk'uko nkunda kubivuga, burya ubwibone nako kwiganyira ni ubwibone buri negatifu, ni ubwibone mu bundi buryo, kuko iyo umuntu yiganyira aba yiganyira ubwe. Urumva, niyo mpamvu ari ijambo ryitwa kuganya, wiganya wowe ubwawe. Iyo umuntu yiganyira aba yipfaho, aba yirebaho, aba yizengurukaho, kubera iki njyewe Mana, kubera iki bibimbaho, hari njyewe wanjijije iki, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ngo ariko iyo umuntu yageragejwe akagera hano akavuga ngo birarangiye, ngo ikintu yiga kuruta ibindi, ngo yiga kwiringira Imana izura n'abapfuye. Imana yacu ishimwe cyane, ngo kugira ngo nige kutiyiringira, ahubwo niringira Imana izura n'abapfuye. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire impamvu ujya ugera mu bigeragezo ukarwara, wamara kurwara ukabura bene wanyu, kugira ngo ukure amaso ku bantu uyahanga Imana. Umuntu ajya agera mu bigeragezo cyangwa mu bibazo runaka, akibwira ngo ubwo mfite runaka azanshyigikira, ubwo runaka ari mwene wacu azamfasha, ubwo runaka tuziranye nzamuhamagara, byarangira bikanga. Ibyo byose inyungu Imana ikuramo ni iyihe? Ni ukugira ngo ukure amaso ku bantu uyahanga Imana yo itabura kuboneka mu bizago no mu makuba. Navuga byinshi kuri ibi, kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana ibasha no kuzura abapfuye. Niba Imana yazura abapfuye,
ntiyananirwa kuzura situation yawe. Niba Imana izura bapfuye ntiyananirwa kuzura ibintu byo abana bawe ubwo ukiriho ubwo ugifatanye n'abazima. Humura, haracyari impamvu zo kwiringira. Nshuti yanjye, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Icya gatatu, dore indi nyungu, dore umusaruro wundi Imana ikura mu bigeragezo, dore umusaruro wundi Imana ikura mu bibazo. Bibiliya tubwira ngo byigisha kumvira. Ibigeragezo byigisha kumvira, ibigeragezo byigisha kumvira. Umva uko Bibiliya ivuga, mu Baheburayo ibice 5. Munyemere noneho nsome, nubwo na paraphrase ariko munyemerere nsome ibice 5 mu Baheburayo. Abaheburayo ibice 5 umurongo wa 8 haranditse gutya ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Bavandimwe, nta kintu gitera umuntu kuvuga ngo yesa nko kuba yarageragejwe, nko kuba yarababaye. Unyumve neza, twebwe abasivira aho dutandukanira n'abasirikare, uzarebe yitaba afande avuga ngo yesa, aba yiteguye gushyira mu ngiro. Rimwe na rimwe niyo yaba atabisobanukiwe, burya ntabwo mbere yuko aba umusirikare yari umusivire nkawe. Mbega kugira ngo agire ahantu agera havuga ngo yesa, abwira Imana ngo yego nubwo utaba ubyumva, mbega bikomoka hehe? Bikomoka mu kumvira. Yesu yigeze kubwira Petero, aramubwira ngo Petero, wowe ukiri umusore warikenyezaga ukajya aho ushaka, atari igihe kizaza ubwo uzajya urambura amaboko bakagukenyeza bakakujyana aho udashaka. Mbega ugira ngo birizana? Bikomoka mu kubabazwa, bikomoka mu gutunganywa n'ibigeragezo, bikomoka mu gutunganywa. Mvuge ngo iki? N'uruganda Imana itunyuzamo. Bibiliya tubwira ngo na Yesu ubwe nubwo yari umwana w'Imana ngo yumviswe kubwo kwinginga kwe no kubaha. Mwerega nkubwire ngo kubaha kwe no kwemera kumvira Imana neza ngo byakomotse mu kubabara, byakomotse mu mubabaro. Niba Imana rero igukunda, urabizi nawe, kandi uko ikunda umwana wayo niko inkunda. Niba na Yesu yaramugerageje kugira ngo imucuremo kumvira rwose, ubwo yarakiri mu mubiri, nawe ntizabura kubigukorera kugira ngo igutunganye, ikugire nk'uko Yesu asa. Imana yacu ishimwe cyane, kugira ngo ubwo uzagera ahantu umere nk'uko Yesu yavuze. Rega nawe byamugezeho ngo abonye igikombe cy'imibabaro, abonye ibigeragezo n'agahinda byari bimutegereje, ngo atakira Imana, arayibwira ngo unyize niba bishoboka, undenze iki gikombe. Ariko inyuma yaho akavuga ngo ariko bibuka ushaka. Yigishijwe kumvira, yigishijwe kureka ubushake bw'Imana bukaba mu buzima bwe. Byakomotse hehe? Mu mubabaro. Dore umumaro wa gatatu Imana ikura muri twebwe, icura muri twebwe iyo tugerageza, nuko tuyiga kuyumvira. Nuko twiga kuvuga ngo yego, yakubwira ngo erekeza aho ukagenda, yakubwira ngo nujya aho ukagenda, rimwe na rimwe utanabyumva, yakubwira ngo tanga ugatanga, yakubwira ngo kora iki ukagikora. Kumvira bizanwa no kubabara, nabyo ni ikindi kintu, cyangwa se kugeragezwa, cyangwa se gutunganywa, cyangwa se ikosi. Dore icya kane, ibigeragezo biratunganya. Burya ibigeragezo bizana ikintu kugira ngo ikintu kibone kiri pure. Gutunganya mvuga ni nk'ukwifeza cyangwa izahabu. Burya zahabu twambara cyangwa amafeza ureba ukabona n'igiciro. Ejo nahoze numva ikiganiro bavuga ngo niryo buye ry'agaciro ryonyine ritagira undi mumaro rikora uretse kurimbana. Zahabu na diama bayikoramo ibindi bintu, amareyo laser n'ibindi, abakakoresha mu buvuzi bikagira umuntu umumaro. Andi mabuye y'agaciro agira umumaro nk'izitwa za platinum ibyo ngira ngo niba ntibeshye uranium, n'ayandi mabuye nk'ayo ngayo akorwamo ibisasu bya kirimbuzi, akorwamo izindi ngufu. Ariko mu by'ukuri zahabu nta kindi kintu ikoreshwa uretse kurimbanwa gusa, kandi irahenda. Buri gihe igenda izamuka, igarama mu Rwanda ubu ni 35,000. Ariko iryo mvuze ni iryatunganijwe. Iyo zahabu bakikura mu butaka, ni ubutaka nk'ubundi, ni ubutare nk'ubundi, ariko inyuzwa mu byiciro kanaka kugira ngo itunganywe, maze izavemo ari igiciro, izavemo ari yo kurimbanwa, izavemo ari yo gukorwamo impeta yo gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'indahiro, izavemo ari imitako abandi bantu b'abahanga bahana kugira ngo bayikoreshe. Nshuti yanjye, ibyo byose bikomoka
mu ruganda zahabu iba yanyuzemo kugira ngo ikoreshwe ive muri ari y'agaciro gatunganye. Bibiliya yavuze rero ibigeragezo biradutunganya, niko biri ijambo ry'Imana rivuga, biradutunganya tukaba abantu batunganye, abantu baboneye, abantu bameze nka zahabu, abantu b'igiciro. Umva ko Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo hari mukuriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibigerageza byinshi, nibibagerageza byinshi, ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Kristo Yesu azahishurwa. Aya ni amagambo Petero yanditse. Aravuga ati bavandimwe, ndabizi neza yandikiraga abakristo bari batatanishijwe n'akababaro ndetse n'ibigeragezo n'akarengane k'aba Yerusalemu. Bamwe batatanira mu Italiya, abandi batatanira i Roma, hirya no hino baragenda baratatana i Ponto n'ahandi. Arangije abandikira kuko bari mu makuba, bari barataye ibintu bizabo. Arababwira ati bavandimwe, ahari birakwiriye yuko munyura muri ako kahe ko kubabazwa no kugeragezwa, ariko ni muhumure, ntabwo bibabereyeho gutyo gusa. Imana niyemera ko mugeragezwa gutyo gusa, ngo ahubwo kugeragezwa kwanyu nubwo izahabu mubizi ko ari igiciro kandi igigera igasaza, atariko mwebweho ndagira ngo mbabwire yuko iku kugeragezwa mugeragezwa kuzabatunganya mumerewe nk'abantu batunganye rwose. Imana yacu ishimwe. Ati kandi nyuma yaho bizabahereza ikuzo n'ubwiza n'ishimwe no gukomera. Niyo mpamvu bituma ngera ku kintu cya 5 kivuga ngo kugerageza bigeza mu bwiza, bitera ubwiza, gloire. Kugeragezwa bizana ubwiza. Muzarebe umusirikare yavuye ku ikosi yambaye amapeta, mwaratandukanye ku ishuri, mwembi mwariganye, wakajya ku ikosi akajya kuri kadete, akaza uzarebe ziriya nyota aba yambaye zimuhereza ubwiza, hari icyubahiro bimuha. Ubwiza mvuga si ubwiza gusa ku mubiri, oya, ndavuga ubwiza bw'umwuka, ndavuga ubwiza butera ubwiza nyine, nta kundi nabivuga. Kugerageza bitera ubwiza. Nshuti yanjye, nawe nuhangana ibikugerageza nta kabuza uzambikwa ikamba ry'ubugingo, bizagutera ubwiza. Ibyanditswe twasoma ni byinshi, bitera ubwiza. Abakorinto ba mbere ba 2 ibice 4 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, yewe n'Abaroma ibice 8, aho Paulo yavuze ngo mbonye yuko imabaro y'iki gihe idakwiye kugeragiranywa n'ubwiza tuzahabwa, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kudakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bavandimwe, kugeragezwa bitera ubwiza. Wanyemereye ngasoma gusa mu Abakorinto ba 2 ibice 4 nkuko nari mbivuze, ibice 4. Abakorinto ba 2 cyangwa se igitabo cya 2 Paulo yandikiye Abakorinto, rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto ibice 4 umurongo wa 16. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwa kanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe rero ntidushingira kubiboneka, dushingira kubitaboneka. Paulo niko yavuze. Bavandimwe, turababazwa nibyo, kubabazwa kurababaza, kugeragezwa birababaza. Kugeragezwa wibwira ko Imana yagutaye, kugeragezwa uriheba, ariko nubireba gusa nkaho bidafite intego, nureba kugeragezwa gusa nkaho wagira ngo Imana iragutaye, ukabireba nkaho wagira ngo Imana iragutereranye, iraguhanye, nukuri uzapfa. Ariko nubireba nkuko Imana ibireba, ukibaza ngo nicyo ushaka muri nge, ahari Imana irimo iragutunganyamo kuyumvira, ahari Imana irimo iragutunganyamo kwihangana, ahari Imana irimo iragutunganyiriza umurimo uzakora, ahari Imana irimo iragutunganyiriza nkuko twabisomye kugira imitekerereze mishya, ahari Imana irimo iragutunganya kugira ngo igucure mu bwiza. Imana yacu ishimwe. Ubwiza mvuga si ubu ngubu bw'inyuma, oya, ubwiza buhera muri iki gihe ariko kandi kugera iziteka ryose. Niko Paulo yavuze, aravuga ngo kugeragezwa kwacu kwa none, iyo tukugereranyije n'ubwiza buzahishurwa, iyo tukugereranijwe n'ubwiza tubikiwe, haleluya, ngo bituma tuguhindura ubusa. Kugeragezwa kwacu kwa none, iyo tukugereranyije n'icyo tuzavamo, haleluya, ndakubwiza ukuri guhinduka ubusa. Iyo twibutseho Imana ivuga ngo dore ndagutunganije, ngo ariko ndugutunganije mu ruganda rwo kubabazwa, ukareba ibigeragezo nk'aho ari uburyo bwo kuba mwiza,
bivuge ngo iki, urabona iyi shati nambaye, ngewe nagiye ku mutayeri mushiriye igitambaro. Umutayeri we kuko yize ibyo kudoda, namubwiye ishati nifuza, arayitekereza, arayidesigninga, hanyuma aravuga ngo nzayikora. Nagira mubwire ko umusanze ku munsi wa kabiri wakwiheba, wavuga ati koko igitambaro cyanjye waragitabaguye, igitambaro cyanjye wagihinduye ubushwange. Ariko igitambaro ntabwo yaragamije kucyangiza, yaragamije kugiha design, yaragamije kugiha ubwiza buzavamo iyi shati. Ni nako Bibiliya ivuga. Uri umwana w'Imana, mbega uvuga ko wifuza kuyikorera, ufite inzara, ubwira Imana ngo nkoresha, ntifite ukundi kugenza. Kugira ngo igukoreshe igomba kugutabagura mu buryo butuma iguhinduramo design y'ishati nziza, cyangwa se y'igikoresho cyiza yihesheje data icyubahiro. Iyi shati ndayirimbana, ariko ikomeza kuba cya gitambaro, ntabwo yari guhinduka gutya. Turi kujyana inshuti zanjye, n'urugero gusa nari ntanze. Rero nawe ubwawe nibyo uri materiel, uracyari ntabwo mvuge ngo iki, ntabwo uravamo ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Ugomba kubanza gutunganywa, uracyari matière première, ugomba kubanza gutunganywa kugira ngo icyo bita materials, ntabwo uravamo ikintu kizima. Imana yacu ishimwe, kugira ngo uzagire shape, kugira ngo uzavemo icyo Imana ikeneye gukoresha, igomba kubanza kukunyuza mu ruganda, ikakunyuza mu ruganda. Kandi urwo ruganda nagira ngo umenyeshe ngo ni uruganda rwo kubabazwa, ikagusezeranya iterambere ariko rikakuba kure. Ukibira ngo rimwe na rimwe ukibaza ngo ese ni Imana yavuganye nanjye, ukabona ibikubaho ari ikinyuranyo cy'iby'Imana yavuze, uzamenye ko ubwo ari ukuri. Turi kujyana inshuti zanjye, Imana nikubwira ngo nzakuzamura, ukabona uhereye mu gucishwa bugufi, uzamenye ko ibyo ukubwira ari ukuri. Yasezeranije Yosefu ubwami ahera mu cyobo pit, yahereye mu rwobo. Hanyuma agize ngo abonye promotion, ahinduka umucakara, aragurishwa, ajya kwa Potifari, ajyanwe n'iki no gukoreshwa ubucakara. Akigira ngo araruhutse, agize ngo agatoya koyoko, Potifari atangiye kumugira umugaragu w'abandi, bati wowe jya muri prison. Ahubwo abagiye muri prison, ageze muri prison arihe, bati ntawe uzamvugira, nataye umuryango iyo hano ndisi mu gihugu cyacu. Kumba Imana we iramutegurira kujya kwa Farawo. Imana yacu ishimwe cyane. Ageze kwa Farawo asorezaho Imana yamujyanaga mu kuba premier ministre. Nshuti zanjye, ni Imana ivuze cyane cyane, yikubwiye ngo nzakuzamura, iguhera mu igerageza, ihite kujyana mu ruganda. Wowe ukibwira ngo iragutaye, cyangwa ukibwira ko Imana yibeshe, cyangwa ukagira ngo amasezerano yayo ni ibinyoma, abaguhanuriye ugatangira ukabarakarira, ijambo wasomye ugahindura ubusa. Nuko igenza abantu bayo, nuko igenza, nuko itunganya abo yahamagaye, ibatunganyisha mu ruganda rwo kubabazwa. Humura ntiyagutaye, humura wigeragezwa. Harutinze gushaka, aharutinze mu bushomeri, aharutinze mu bukene, aharutinze mu mubabaro, aharutinze mu gusuzugurwa, aharutinze sinzi uruganda naho Imana ikunyuza. Ariko icyo nkubwira nuko ariyo kwizerwa. Yaravuze ngo ndagutunganije uyu bwanjye, ngutunganije mu ruganda rwo kubabazwa, ntabwo icyubahiro cyanjye nzemera ko gihabwa undi. Izakuvanamo ufite shape, ufite shape. Uracyari raw materials, raw materials mu by'ukuri ziba zikiri, cyangwa matière première, ubu utaragira icyo uvamo, ariko izagutunganya, izagushepinga ku buryo uzavuga ngo wow, sobanukiwe icyo Imana yashakaga. Niko byagendekeye Yosefu amaze kugeragezwa, abwira abavandimwe be ati ntabwo ari mwebwe burya mwe kwirakarira, nanjye simba afite iyi nzika, ntimwampemukiye, ntacyo mu ngomba, n'Uwiteka yabikoze. Kwari kugira ngo uyu munsi ngewe mpinduke igikoresho cyo gukiza isi yose inzara. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yabikoze kugira ngo twebwe duhinduke igikoresho cyo gukiza inzara, isi yose inzara. Yesu niko yagenjeje intumwa ze, niko yagenjeje Paulo n'abandi. Nawe niba ushaka kumukorera azakugenza atyo. Ibigeragezo nuko navuze, dore imimaro 5 Bibiliya igerageza kutubwira, Bibiliya itubwira tuzavanamo nk'umusaruro wo kugeragezwa kwacu. Icyambere, ibigeragezo bitera kwihangana, bigucuramo kwihangana. Imana ikeneye kugucuramo kwihangana, iremera kukugerageza. Icya kabiri, ibigeragezo bikiza kwiyiringira, ukiga kwiringira Imana n'imbabazi zayo gusa, twabivuze. Icya gatatu, ibigeragezo byigisha kumvira, bikurema mu mutima wo kumvira, bigucuramo kumvira utarabigiraga. Ibigeragezo byigisha, biratunganya, birakuboneza, biragushepinga, biguha ishusho kanaka kandi utari uyifite.
icya gatanu, ibigeragezo bitera ubwiza, bikuzanaho ubwiza, ukaba umuntu ufite ubwiza bw'Imana muri we. Ibyo byose rero nk'uko nabivuze bizana ikindi kintu kirenze kuruta icy'agaciro kurenza ibindi, bigutera gusa na Yesu. Numara kuba umuntu wihangana, utiyiringira, wumvira, byatunganije rwose, bigutunganya mu ntekerezo, mu marangamutima, mu mwuka wawe, ugatungana, ukagira ubwiza. Kuko biratubwira ngo twebwe tuba mu bwiza tujya mu bundi nk'ubw'umwana w'Imana. Ndagira ngo ubwiza ukuri yuko uzasa na Yesu. Iki Imana yungukamo kurenza, dore imbumbe y'ibi byose, urushaho gusa n'umwana w'Imana, urushaho gutungana. Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 19 aravuga ngo bana bato abo ndamukwa, ngo kugeza igihe Kristo Yesu azaremerwa muri mwe. Kuramukwa murabizi neza ni umubabaro ubanziriza kubyara. Kuramukwa ni umubabaro ubanziriza ibisenyabuna, ari umubabaro uruta indi yose ku isi umuntu ashobora kubabaraho mu mubiri. Uranyumva neza? Uzabaze nta wundi mubabaro urabaho ugereranywa n'ibise umugore agira yenda kubyara. Pawulo aravuga rero ngo bana bato mwebwe Abagalatiya, ndabaramukwa mu yandi magambo ndababara ku bwanyu, ariko hari inyungu irenze, nuko Kristo Yesu azaremerwa muri mwe. Umubabaro wanjye ufite agaciro kubera iki? Uzatuma Kristo Yesu aremerwa muri mwebwe. Rero nawe ntacyo bitwaye Imana niba uzava musa na Yesu, ntacyo bitwaye Imana niba uzava maze gutungana. David yaravuze Zaburi 119 aravuga ngo narababazwa narayobaga, ngo ariko ubu nize kwitondera ijambo ryawe. Ntacyo bitwara Imana nawe kandi ntacyo byagutwara. Twakwemeranya niba koko inyungu n'iki Imana izakoresha ngo tube nk'uko ishaka rukubabazwa, rwose turiteguye kwitanga. Nahoze nkubwira ubushize, muri by'Imana ntibigusaba, izabyikorera ubwayo. Yagusaba kusoma ijambo ugatanga umwanya, yagusaba gusenga nawe bigiramo uruhare, ariko kubabazwa izabyikorera. Icyo ishaka ni ukuzava mutunganye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, warakoze kubana natwe. Dore ingingo ya nyuma dukwiye kuvugaho tugasoza. Mbega niki kigeragezwa muri twe? Niki kigeragezwa muri twe? Ese kugeragezwa kose mu buzima bwacu ni iki kigeragezwa muri twe? Hageragezwa ikintu kimwe, hageragezwa kwizera kwacu. Unyumve neza, iyi Imana ivuga ngo ngewe ndimo ndageragezwa, ibigeragezo bidafite iyo intention, bitagamije, ndavuga ibiva ku Mana. Ikintu cyose cyitwa ikigerageza Imana yemera, ibigerageza kwizera kwacu, ngo kwizera kwacu kurushaho gukura. Abaroma, munyemerere nsomere ijambo, ibyanditswe byo ni byinshi, ibyo twasomye byose niko havuga. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Hageragezwa iki? Kwizera kwacu. Hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Burya hageragezwa kwizera kwacu. Ni nako Petero yanditse mu gice cya mbere hamwe twasomye. Muri cyo gituma nubwo igituma mwishima nubwo hari mukuriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibigerageza byinshi, ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Hageragezwa kwizera kwacu. Nyemera nongereho ijambo Abaroma nanone ibice 5 uko Paulo yavuze yandikira Abaroma ibice 5. Abaroma ibice 5 murongo Abaroma ibice 5, Abaroma ibice 5. Kadusome Abaroma ibice 5 uhere ku murongo wa 3 dusoze. Umurongo wa 3 haranditse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, kuko kunesha kugatera kubyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen. Reka mbere ku murongo wa mbere. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Paulo yerekana neza umumaro wavuye mu kwizera, yuko dufite ibyiringiro, ariko Imana ntitugezaho gusa, yemera yuko tunageragezwa. Wibuke Yakobo bisobanura neza, kuko kugeragezwa ko kwizera kwayo umusaruro uvamo ni ukwihangana. Abisubiriramo Abaroma, dufite kwizera kwaduhaye ibyiringiro, turakomeye muri ko, ariko ntibigarukiraho. Imana yemera ko hazana amakuba ngo atere iki? Atere twebwe abizera, hanyuma ngo bigende bite? Kugira ngo havemo umusaruro witwa kwihangana. Imana yacu ishimwe. Rero nagira nkubwire, nujya ubona ibigeragezo byose bikujeho, yaba ibyo, kandi wibuke
bavandimwe ntugire ngo kugeragezwa nitwe tuguhitamo, ni Imana ihitamo ibitugerageza. Ese ni ibihe? Ni uburyo bwose, yemera kutugerageza uburyo bwose, yahitamo. Kandi nagira nkubwire, niyo mwaba muva indimwe, niyo mwaba mwarakirijwe rimwe, niyo mwaba mukorera Imana mu murimo umwe, ntabwo ibizabagerageza ari bimwe, kuko wowe icyo uzakora kirihariye. Imana niyo yakuremeye gukora umurimo wayo, yarawutunganije, hari ikigushakamo wowe kiri unique. Ntabwo ari nk'icyundi, ntabwo ari nk'icyo mukorana, ntabwo ari nk'icy'umugore wawe, si nk'icy'umugabo wawe, si nk'icy'umwana wawe, urihariye. Kubw'ibyo rero Imana izanakunyuza mu bikugerageza cyangwa mu bigutunganya cyangwa mu ruganda rwayo, kugira ngo igutunganyirize nyine kuba igikoresho gikwiye gukoresha icyo yakuremeye. Rero hazaba hageragezwa iki? Kwizera kwawe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Hageragezwa kwizera kwacu. Kwizera kwacu kwaracogoye. Bavandimwe, nituvuga kwizera ni ikimana itunganye. Twagiye tuvuganira ku nyigisho nyinshi zivuga kwizera. Kwizera kurakura, kwizera kuri mu buryo bwinshi. Imana rero izahitamo kuko kwizera, kandi buryo kugeragezwa kuba gukura. N'ikimenyimenyi kubizara kwihangana, n'ikimenyimenyi kubizara kumvira, n'ikimenyimenyi kuragukuza ugasa na Yesu, n'ikimenyimenyi kutumunesha iby'isi. Yohana yaranditse mu gice cya mbere, ibice nako Yohana wa mbere ibice 4 5 ngira ngo uhere ku murongo wa 4, aravuga ngo bavandimwe, uwabyawe n'Imana wese ngo aneshe iby'isi. Arabaza ngo mbega uko kunesha iby'isi nukuhe? Ngo nukwizera Yesu kuri muri twebwe. Ukwizera dufite muri we ni intwaro ikomeye inesha n'iby'isi, inesha n'umwanzi Satani, inesha. Kwizera kugakura muri twebwe. Hageragezwa iki muri twe? Hageragezwa kwizera. Ukomere, ntiureke kwizera kwawe, ntucogore. Humura, ntabwo nugeragezwa ntugamijwe gupfa, bigamije kugutunganya ngo ubundi, bigamije kugutunganya ngo kwizera kuboneka, bigamije kugutunganya ngo Imana ihabwe icyubahiro muri wowe. Humura, uzarushaho gusa na Yesu. Hari nawe urageragezwa, urababazwa, uravuga ati ndikubise by'umubabaro, ariko humura nshuti yanjye, uzamera nka Paulo kugira ngo Kristo Yesu aremerwe muri wowe. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye, mwarakoze kubana natwe muri iri jambo ry'Imana. Ava ngo se ni iki Imana yunguka? Bimarira iki kwemera Imana, kwemera ko abantu bayo bababazwa, bageragezwa, banyura mu bibabaza? Bimarira iki Imana? Nta kindi nuko bavanamo iyi mimaro 6 tuvuze. Yesu abaho umugisha. Ndabashimira. Hano turi kuri Eglise Vivante de Jésus-Christ. Noneho rebero tubo turagira ku musozo, nkwibutsa ko inkunga yawe ikenewe. Icyo wakora cyose kirakenewe ubu ngubu kugira ngo dusoze. Twarariye, reka twe kumera nk'aba bandi tutananirwa n'umusozo. Itafari ryarabonetse, warakoze, urabona ko tugeze ku musozo rwose. Nyemerera noneho utange irangi, nyemerera utange utara, nyemerera tugure insinga, tugure ikaro rimwe, maze dusoze iyi nzu y'Imana. Ntituzabe duhagaze hanze, ubwo tuzabe duhagazemo imbere. Turabashimiye, yaba mu izina ryanjye, mu izina ry'umushumba mukuru, mu izina ry'abakristo ba Eglise Vivante bose, mwarakoze gushigikira uyu murimo w'Imana. N'ubu turacyategereje inkunga yanyu. Mwayinyuza kuri zo nimero mubona hasi, mwayinyuza kuri konte, kuri mobile money, hanyuma tukarushaho gufatanya namwe. Nidusoza ndabizi namwe muzishima. Munyemerere, mbere twari mu rugo, ubu tugeze hanze ku rusengero, ni mudufashe twinjire maze dusoze iki gikorwa twatangiye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Wori kubabazwa, wori kunyura mu bikuvuna, humura Imana ntikwanga. Hubwo uri umumaro. Nagira nkubwire, umusirikare ukomeye, abasirikare barabizi. Iyo ikosa uhabwa niryo ridetermine icyo uzabacyo, niryo ridetermine umutwe ubarizwamo, soit special force cyangwa muri intelligence team, cyangwa se mvuge ngo ikise, cyangwa manuka mu mitaka, cyangwa kure ya force. Ikosi baguha ridetermine icyo uzabacyo. Nawe rero naho uzabarizwa, ibyo bigeragezo ntugire ngo Imana yaragutaye, byerekana byidetermine icyo uzabacyo, iki Imana igutegurira, iki Imana igucuramo kuzabacyo. Inshuti yanjye, nta muntu wakwemera gukomeza kuba raw materials cyangwa se kwibera matière première. Gira icyo uvamo. Imana rero iragutunganya. Komera, shinyiriza, tegereza agakiza cy'Imana, tegereza gutabarwa nayo, ntizakureka. Imana iragukunda. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Abanyura mu kugeragezwa, abageragezwa bose nk'uko Imana ibashaka, niko Petero yavuze ngo yemwe abageragezwa mwese nk'uko Imana ibishaka, ni mubitse umuremyi wanyu ubwo bugingo, maze muntu uko mukomeza gukora neza. Nkweretse aba bose bageragezwa nk'uko Imana ibishaka. Hari abageragezwa nk'uko Imana itabishaka, abo bakure muri iryo rimbukiro, abo bavane muri uwo mwijima, bavana aho Satani yabashize.
ariko abari kugeragezwa nk'uko ubishaka unyemerere babitse umuremyi wabo ubugingo bwabo, bakomeze baguhanga amaso maze be gucogorera gukora neza. Baha imbaraga z'umutima, barinde kunanirwa, barinde kugwa mwami, barinde gutsindwa, bakoremo bashusha ishusho ubashakamo. Ndabizi nk'iyo umwana w'Imana, batunganyirize gusa nawe. Turinde kuba abantu baho, nuducure, nudutunganye, nutugire nk'umwana w'Imana. Turi mu maboko yawe turakwihaye. Ndabizi birababaza, ndabizi biravuna, ahari gutegereza biratugoye, ariko Mana ndagusabye ngo twongere imbaraga z'umutima, duhanga amaso ijuru maze duhinduke ibikoresho, duhinduke abana b'Imana banezeza umutima w'Imana. Icyubahiro kibi cyawe, ndagushimiye kumvise gusenga, ni mu izina ryiza rya Yesu. Kandi ndabizi ko Mwami iri jambo ritadusiga gutyo, ahubwo witeguye kurisohoresha imirimo yawe itangaje mu buzima bwacu. Wowe ushyirwe hejuru mu buzima bwacu, ushyirwe hejuru mu mibereho yacu, mu mitekerereze, mu mibanire yacu n'abandi, ukomeze ushyirwe hejuru. Ariko natwe duhinduke gusa na Yesu, bizaguhesha icyubahiro, kandi tuzaba tubaye icyo waturemeye n'icyo watangiye umwana wawe gupfa ngo natwe tube cyo. Izina ryo rihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.